nyuma wabaganirije ubashikirije ubutumwa uvanye yihe imaje hariya bari ushiriye bagenzi bari bagutumye byanyongeye imbaraga nje kubwanje komyama kuko hari igihe uzuza gusohoza ikintu igikogwa ukumva uti nuko twakoze ariko message kandi ukumbibabwiye ntaranayigira bagenzi baje ntarabaha rapport ariko ikintu nakuye hariya nuko tugomba gushiramo imbaraga zirenze ziriye umunsi wowe uzareka gutanga wenda nibwo ari 5000 uzutanga buri kwezi nje nkareka gutanga nimba ari $5 cyangwa $10 buri kwezi bazasonza nta bandi bantu bafite ndashima Imana ko ndi umunyamurenge cyane cyane ni ikintu nshimira Imana kuko nubwo duca muri ibi bihe byinshi bigoye iyo Imana yoza kumbaza ngo seste wifuza kubande still nahitamo ko umunyamurenge nishema kuri nje ko umunyamurenge abana banje njewe Stella nzabyara bagomba kumenya bari abantu batugwaniye kuko nimba aho bazaba bari bazavuga ngo ndi umunyamurenge nuko hariho abahungu bacu bahagurutse bariya nabantu biyemeje ko amaraso yabo azaba y'ubwoko ubuzima bwabo babutangira ubwoko tugomba rero bari abantu batanze ubuzima bwabo mureke natwe dutanga ifaranga se niki ku buzima nubusa kabisa Shalom once again bakunzi ba Joyful TV muraho mumeze neza ni wa musore wanyu the MC best entertainer from M umusore witavye Imana amazi imisi banyandikira ko nabo bamaze kwitaba mwarakoze cyane iyi ni the Joyful TV entertainment remember to subscribe barambuje ejo bundi kubwira abantu ngo mukore subscribe kubera ko hari abakecuru baza bareba ibiganiro byacu mugomba go subscribe ndahita gute mu Kinyamurenge simfite uko nita mukara kantu karuje kari hasi mubanze mugakandeho ubwo nyine muba bashuti bacu mwiyabone then mubisangiza abandi munashira akantu ko kubikunda nimba mwakunze ikiganiro ufite n'igitekerezo cyawe candike hasi kugira ngo tubone ko turi kumwe mudutere ingabo ahangaha ndi kumwe n'umukobwa w'inzobe hano ku ruhande niwe tugiye gukorana emission uyu munsi ni emission idasanzwe reka mbabwire ko nidasanzwe kubera ko nibwo bwa mbere aje hano ariko kandi nibikorwa tugiye kuvugaho su bwa mbere duhora tuvuga ibisa nabyo ariko noneho ibintu tugiye kuvuga umunsi biri special kubera ko murabyumva reka mwakire kuri kamera zacu aze atwibwire mu Kinyamurenge nubwo wenda badukurikirana atari Abanyamurenge gusa ariko iwe agomba kwivuga mu Kinyamurenge kuko ni umuco wacu ikaze cyane Siteri ndenda mwita Stella murakoze cyane okay njya nyita Stella kanyana ruhimbika babwira ari mugorora watuganyi hawamwishwa abadahugwa iwacu ni mu rurambo hagana mu gitembe umunsi harimo muri kino kiganiro bazokatinga ubuntu bwinshi babukoresha muri comedy iwawe ni mu gitembe ubundi hari mu gitembe si muri rurambo neza rurambo ariko ni gahororo hariya ntago nari mbizi ko nanje ndi umunyagahororo oya ntago nari mbizi nta mihana yo hafi iwanyuzi hafi mu gitembe cyane ni histoire bakubwira nibyo bambwira kuko nanje ntago ndagerayo ngo mpabone mpamenye ubwo rero uri iwacu ni wanyu ni minota 20 urumva konje ndi umunyamarungu okay uraza kubwira histoire akubwira imihana ituranye rero Stella niwe turi kumwe ko biraza kungora kuvuga kuri yakundi amasomo si menshi turi kumwe na Stella niwe turi kumwe ariko nubwo avuze ku majambo ahenya ariko babwiriye uvuye kuko ntuvuye hafi nubwo turi kumwe kuri Joyful TV Entertainment ariko twajabutse Joyful TV Entertainment igeze hakurya ya Afrika mwagize urugendo ntuye mu Faransa niho mvuye ahitwa Montauban ni hafi ya Toulouse ni muri sud ya France ngo kubahazi abantu bari mu Faransa turabasuhuje cyane yego Stella turi kumwe uyu munsi wa none ari hani Burundi turi Bujumbura n'ubundi nkuko mubizi niho dukorera ibikorwa byacu ariko yaje mu bikorwa bidasanzwe ariko ntiyaje kubikora hano mu Burundi avuye iwacu
rero reka abanze atubwire ibyo bikorwa ni ibinyabaki simbivuga nje arabivuga mu Bufaransa kuva mu Bufaransa azi no muri Afrika namakamuzanye ese nyuma y'ibyo bikorwa arabaza bazanywe n'amakwe ariko nta garico camuzanye aje gukora igikorwa kidasanzwe mbabwire ngo kidasanzwe ariko by the way tubanze turamutse n'abantu bari mu Minembwe abari ku Ndondo abari muco hagati abari mu Rurambo wenda internet gufatisha kureba kuri YouTube ntago ari ikirenga mugani w'abarundi ariko turabaramutsa kandi iwacu turahazirikana kandi ubu turavuga turi hano ariko ibitekerezo biri iwacu tubaramutse nitumara duhe Steri umwanya tubwire uruzinduko rwiwe mu Burundi muri Kongo ari Burundi ariko avuye muri Kongo bimeze bite gahunda zakuzanye n'izinyabake murakoze naje hano nje gusohoza igikorwa ca campaign twise Skip a Meal for Save Mulenge subiramo Skip a Meal for Save Mulenge urumva bigeza ka micro twifatanyije n'abandi n'izindi nshuti zanje turavuga turatekereza turavuga ese niki twakora kugira ngo dufashe bari baze bacu bari kubwegera noneho urumva ikintu cyari gikenewe n'amafaranga bari bashonje bakeneye kwambara ibintu nk'ibyo murabizi situation hariya twese turayizi turishira hamwe dushiramo imbaraga dushaka ifaranga turazibona Imana yadufashije turazibona nza gusoza rero ibyo twashatse gukora numvaga ko tutapfa kohereza ibintu gutya kuko bujya no gusura abantu harimo n'izindi mbaraga yego bibongeramo imbaraga bituma badacika intege babona ko bitari bya bindi gusa tubatekereza kandi numvaga mfite inyota nyinshi nkuko nakubwiye iwacu ni mu Rurambo bari n'Abanyarurambo bari hariya donc ni famille nisanze mu bavyeyi mu bantu tuvukana ndabasura numvaga mfite inyota yo kwagera mbasure mbabone ntibe gusa ama histoire numva bibi ibintu nanje niboneye n'amaso yanje kandi hari ibindi buryo ukura kuri terrain diaspora vraiment ndabashimira kuko bakoze ibintu byiza kandi banacakomeza gukora ariko hari ukuntu nyine diaspora iyo tutari kuri terrain tutamenya realite y'ibintu ubu naraje ndibonera n'amaso yanje hari byinshi nungutsemwo icambere nasanze amakuru nuko nasanze abavyeyi bacu bameze neza reka nsure mu iryo jambo iyo mvuze ngo bameze neza bararyama kandi ico kintu nshaka gushimira buri muntu wese w'umunyamurenge n'utari umunyamurenge witanze kuvuga ngo hariya bari igihugu ntikibafasha nta ma ONG international abafasha ariko ntibaburara bajyama ku mamatera ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye kandi igihe naza ngenda hariya muri plaine twacaga ahantu henshi hariho amazu nyine abandi bantu batuyeyo batari abanyamurenge nkabona uko bameze nagendaga mfite ubwanka bwese ninsanga bene bacu bameze kuriya hariya nzagira iki ariko ndashima Imana ko nasanze nubwo aho bari atari ahantu heza ariko ikintu twibwira nuko twibwira uti twebwe ubwoko bwacu twashizemo imbaraga kuvuga ngo abavyeyi bacu ntibakaburara ubusa cyo ni ikintu gikomeye barambara binatuma biduhesha agaciro no kwiyubaha no kubahisha abavyeyi bacu bari hariya bari abantu nyine n'abantu urumva banze kureka iwacu kugira ngo dukomeze twitwe abanyamurenge kugira ngo izina ntiritaka namenye ko tuvuye ahantu hamwe urumva igihe bazata hariya iwacu bazabashize iwacu babahashize noneho nkeneye ngo iki kintu tugitangirire wenda mu mizi iryo shirahamwe wavuze sinibuka neza uko wavuze Skip a Meal for Save Mulenge muri make ni nko kumviriza n'umuryango n'urubuga ni abantu twahuye kandi reka mfata umwanya mbashimire kuko vraiment n'abantu n'abagabo n'abantu twahuye hamwe twumvaga ko dufite umutima umwe wo gufasha hariya turavuga uti nanone reka imbaraga zacu narenkeneye noneho ngo tugihere mu mizi ese uwo muryango cyangwa se ubwo bumwe bwabaye ryari bwashinzwe nandi igitekerezo cavuye igitekerezo cavuye ku mugabo naringiye kuvuga ngo n'umusore ariko n'umugabo ni n'umupapa witwa Charles Ishimwe utuye muri Amerika yaraje aratwegera nje n'indi nshuti zanje aduha ico gitekerezo aba muri Amerika aratubwira uti sasa nje nari natekereje gukoresha strategie yo kuvuga ngo reka dukoreshe abastar bacu dufite bafite platform kugira ngo batugezeho abandi bakora ibintu bimwe cyangwa ibintu bitandukanye ariko nyine bazi nabo bafite izindi platform kugira ngo tubigeze ku bantu benshi kandi bive gusa muri twebwe abanyamurenge
rero atwegereye dushima igitekerezo twumva ko twokwishira hamwe ariko reka mfata umwanya mbavuge mu mazina abantu kuko naje hano nserukira abandi naje kubaserukira ariko abantu nyibanda ntibatekereze ngo nije nyine yego hariho ni bakeya ku buryo bavuga mu mazina cyane ni bake okay reka ntangire ku bakobwa n'abagore harimwo Grace Bigazi utuye muri Canada harimwo nawe no mu Rurambo harimwo Monique Butoto utuye muri Canada nawe yego hariho Rose Uwase nawe utuye muri Canada hakabaho Espenya Sezerano utuye muri Amerika mu bahungu mu cyangwa se mu bagabo harimwo yo Charles Shimwe harimwo Adrien Misigaro Gentil Misigaro na Willy Makuza nshaka umubyara nshaka kubashimira kuko iyo wakoranye n'umuntu niho umenya imbaraga yashize mu kintu burya abantu bose ntibomenya wenda bonatekeza ko ari ibintu byatworoheye ariko abo n'abantu baraye amajoro bashira imbaraga muri iki gikorwa kandi vraiment nshaka kubashimira byaranshimishije kubaserukira twese twaye kumwe hamwe byaranashimishije kubona ko iyo tugize ubumwe hari izindi imbaraga tubona yego rero twifatishije izo platform z'abantu kugira ngo tugere kuri benshi abantu benshi bumve message yacu nuko twabigenjeje rero Imana iradufasha tubona ifaranga niba numvishe neza abagenzi bawe mukorana bari muri Amerika niwe wenyine uri muri Europe nje nyine uri muri Europe ndabiza benshi barambaza ngo se kuko uzujiriya hirya wenda nibo nabonye ko duhujije ibitekerezo kandi batamvunye ntabwo nta wavunye undi twarabikoze nyine tubikorera hamwe biratworohera twurumvikana kandi abo mbabwiye n'abantu twari tuziranye bari inshuti bamwe hari n'ico dupfana usanga biratworohera yego kuvuza abasore batarenze 10 niba numvise neza wumva umubare w'abantu batarenze 10 dufite abajene magana hanze aribaza ese abandi bako batakoze no kuvuga ngo nimwe mukoreye muri iyo nzira abandi bakora muri inzira cyangwa nimwe nyine muri gukora abandi nta oya ndakeka ko hariho nabandi baye bakora wenda twakoresheje strategie itandukanye yo kuvuga ngo reka ibi bibazo byacu tubikure gusa muri twebwe kuko tubizi ko abanyamurenge aho batuye hose hariho mutualité batanga ifaranga muri mutualité urumva rero kuvuga ngo kandi ico gihe haje ibintu byinshi ngo mutanga hango abanyirurambo ngo abaki ibintu byinshi abamama abakobwa donc gasanga umuntu uko ratanga ahantu henshi atandukanye noneho hagahitamo gusa gutanga hamwe kuko birumvikana kubera impamvu z'ubushobozi wenda noneho turavuga ngo tereka tubikure muri bene wacu turebe ko twabona amafaranga arenzayo dusanzwe tubona ariko nkeka ko ndabizi neza ko hariho n'abandi bazabakora gusa peut-être ko stratégie yacu yaradufashije kandi urumva n'uyo mu papa nakubwiye witwa Charles Shimwe yazanye icyo gitekerezo yego bidufashamo nyine bitugeza ariko n'abandi barakora muri Europe mbo reka mbivuge muri Europe njewe ntabwo wenda sinzi nukutamenyana n'abandi simbizi ariko abo muri Amerika n'abo muziranye abo muri Amerika n'abo muri Canada barakora cyane yego wavuze ko mwashatse gukoresha platforms z'abantu bazwi bakurikiranwa uburyo bwo mwabonyemo amafaranga mwarisopse muri ko gukoresha platforms hari ukuntu mwaganye kuva ku bantu uburyo bwaje mwabo amafaranga mwayabonye mu buhe buryo sasa mperere kubo twari dufite muri iyo team nkubwiye harimo abaririmbyi batatu harimo Adrien Misigaro Gentil Misigaro na Willy Makuza yego ibo baragiye baradufasha twavuga uti ngo reka dutekereze no kuwenda nkuko nimba usanzwe uzi umuntu uri célèbre umustar turakora liste turayigabura turavuga uti buri wese azaza yegera uyu n'uyu turagenda turabavugisha twavuga uti dushaka ko mudutiza platform zanyu kugira ngo tse tubikoreraho ibiganiro tuvuge ibibazo kuko ntabwo twagendaga gusarira tubwire ngo tuvuze ngo abantu tubasaza amafaranga twaragendaho tukanabasobanurira ikibazo gihe kiwacu ibihe duhaye ducamwe twebwe nk'abanyamurenge donc hariho abantu benshi badufashije bari ahantu batandukanye mu Rwanda muri Kenya hani Bujumbura muri Congo abantu benshi cyane vraiment donc tukoresha GoFundMe link hariya abantu bagatanga amafaranga n'abari badashoboye kuwenda kuko badafite ama bank account ariko bifuza gutanga bagenda twari dufite umuntu nyine uri ahantu bagenda begera bakamuha amafaranga yose tuza kuyahuza hamwe
nyuma muza kwegeranya uburyo bahitamo kubwohereza abari we batora. Wiyumvise gute ari we batoye ngo uze useruke ku babyeyi, ababyeyi bari muri ibyo bibazo, bari mu gahinda, wabyakiriye gute? Byaranshimishije cyane niwe wari ufite umwanya muri bo. hariho byinshi bitandukanye. Byaranshimishije kumva ko bafite icyizere ko noza hano akazi nkagakora neza. Urumva kuko quand même iyo muri kumwe gutya muragerageza mugatekereza mukagutese ninde wabidukorera neza. Yego. Donc narabishimye vraiment. Ukuntu byagenze wenda bishoboka ko nari mfite umwanya byihutirwa kuko urumva igihe campagne yashize twaravuze uti reka basi mu kwezi kuza tubisohoze kugira ngo dutange rapport no ku bandi bantu batanze, kuko nta nubwo gusara abanyafrika, hariho n'inshuti zanje z'abazungu batanzemwo ibintu nk'ibyo. Donc twabutireka ntidutinze ikintu kuko n'ababyeyi baranashonjega nta n'impamvu. Wasanga ari nje rero wari ufite kandi ari nje uri hafi yanyoga, nubwo Faransa butari kure ariko si nka za Amerika na za Canada. Yego. Urumvaga kandi voyage isaba kuba witeguye, ufite ibyangombwa byuzuye kugira ngo uze n'ibi bya covid murabizi nabyo bituma nyine ibintu bikora. Donc nari uri tayari kandi wenda nkeka ko dukorana nabo bashimye bakavuga uti tubona ko yadukorera akazi neza. Nabonye kuri ntwari kazi. Twese turizo muri ibi bihe. Umuntu aribaza ntese ko uvuga ngo uburyo mwaraje amafaranga mwaregeranyije, abantu ko baramabakeka ko amafaranga niba atari menshi yari make. abantu ko barakeka ifaranga, ese uburyo mwari mwabonye bwari bwinshi. Bon, nta buryo bwinshi bwo mara ibibazo dufite cyangwa se bwo mara inzara ababyeyi kuko ubuzima barimo buragoye, ariko abantu sinzi ko ari nje nyine wagize amatsiko y'uburyo mwaronze. Oya, okay. Sinkunda kuvuga amafaranga ariko reka basi mbabwire muri ibyo twabashije gushitsa hariya. Wenda murumva baza kumva amafaranga uko yarangana namwe mutuye na hano muzi isoko rya hano kondusha. Twashikijeyo tuvanze imifuka y'imiceri, ifu, sosoma n'ibishimbo. Twashikijeyo 340 sacs. Dushitsayo amatara 25 sorry 25 dushitsayo amavuta, dushitsayo amasukari, imifuka isukari ndaganga niba ari 30. Ariko ibyo byose saza kubibaha mu rapport uko ibintu byagenze. Gusa twashikije ibintu bitari bike vraiment. Ndabishimira Imana kuko ariko abantu bafite amatsiko mwagenda kari gaciyemo n'amatsiko y'abariya bari kureba. Nyine abantu bafite amatsiko babibona, ariko muzabibona vuba. Tuzasoza ibintu neza kuko twifuza ko abantu bamenye icyo amafaranga yabo yakoze neza kuko ariko umuntu agikoraga mukabimenya mwe mwenyine twe ntitubimenye. Oya, tuzabiuza impamvu. Burya ni byiza iyo ubikoze kuko bituma n'ikindi gihe usabye umuntu amafaranga azamenya uti aba bantu ndayabaha kuko nzi neza ko baza bashitsa ibintu. Kuko ni benshi mu nzira mushobora guha amafaranga ugasanga umpaye $200 ngashitayo gusa $100 yindi abanyiguzemwo ibitenge cyangwa ibindi. Urumva rero ni byiza kuba transparent. Iyo muzi ko ari n'abantu benshi batanze bituma icizere kibagumaho. Ntituzakora ikiganiro kirekire kubera ko nta birebire tuza kuvuga ku bijanye n'iki, ariko mbanze nshimira abavandimwe mwakoranye iki gikorwa. Imana ubahe umugisha. Twirirwa tuvuga ngo dufashe iwacu, tuhafashe, dutabare. Rero iyo habonetse umuntu witanga agatanga uburyo bwiwe, agatanga umwanya, agakorera amafaranga, agatanga amafaranga ye kaza, hakagira n'abatega indege baje gufasha ababyeyi bacu, turazirikana iyo neza yanyu. Imana ibahe umugisha cyane kandi Imana ikomeze ibagura ibongera aho mwakuye hazahore huzuye. Mugire umugisha mu banyu. Wavuye hariya ufite uburyo ishusho wenda bivanye na social media cyangwa se n'ama media, ufite ishusho y'ibiri kubera iwacu cyangwa se ishusho y'uburyo ababyeyi bacu bameze, ariko hariho n'ubundi buryo wasanze bameze. Ese uko wavuye hariya utekereza ko ariko bameze n'uburyo wasanze bameze, so itandukaniro ryabyo? Nashitse hariya nabayeho kurira. Nabayeho kurira kuko en fait mu bitekerezo byanje nari nzi neza, sinari nitegeze ko bari ahantu heza. Ariko uzi kugera ahantu ukabona insecurity y'abantu, mu by'ukuri n'Imana irinze ababyeyi bacu hariya
kuko twese tuzi ibintu byabaye mu Gatumba ukuntu abiwacu babateye hariya bari kumwe hariya Kubwegera bari ni kimwe uku abantu bashatse kubatera ntaho bahungira nta nico bakora bo bamarira hariya kandi urebye ntekereje wenda chance nkabona imisozi y'iwacu ko babitwereka nuko ababyeyi babivuga nkabona aho bari birababaje cyane wenda njesi narinzi ko nsanga ko reka mvuge ngo nko kuri eshele ya kuva kuri 1 nkagera kuri 10 narinzi ko basi nsanga ko biri kuri 5 nasanze biri kuri 2 nuko biri munsi y'ivyo nubwo ivyo natekerezaga bitari byiza cyane ariko aha nasanze vraiment niho ubona sinzi ijambo vulnerable ko barivuga mu Kinyamurenge ariko iyo ubonye umuntu ukabona ko ari we watezeho byose kumva ngo ababyeyi bacu bari muri iyo situation kandi bari abantu bafite iwacu heza bantu babaho n'inka zabo baragira inka n'ibiki birababaje ariko hani Bujumbura natangajwe no kubona akazi mukora keza kakwaza maze nshimira abantu hose b'i Burundi abanyamurenge b'i Burundi murakora nubwo wenda mwe mwumva ko mutaragera ku rwego rwiza ariko reka mbabwire yuko mukora kurusha na diaspora kuko mwebwe realite za hano za terrain murazibona challenge mucamwo sizo twe ducamwo nje biranyorora gufata telefone yanje ngo gutumira amafaranga nkubwira uti igenda uje gusura abazeye bacondo nguri ibitenge by'abamama ariko wohura n'izindi challenge ndiraho ni wowe uca muri ya insecurity ya pleine yose uhawe igendayo na hano mukora ibintu byiza muvuza abana bacu mvuze ngo abana bacu suko basuzuga ko ari namwe bubatse ariko nukwereka ukuntu nyine binkora ku mutima murabavuza murabafata neza nzanja kubasura bameze neza barajya barambara baraho ni igikorwa gikomeye mutakumva hano narinzi kuko wenda tutabumvaga cyane muri diaspora no kutamenyana n'abantu nabyo birimo sinarinzi ko mukora bigezaho aha byarantangaje cyane vraiment kandi nagize chance yo guhura na president wanyu w'abajene n'abandi bayobora mutualitano ndababwira uti vraiment Imana ibamugisha kubyo mukora abantu turi hanze tugomba kubigiraho cyane nzatangira ningere hariya muri Europe mbigisha ko mwe mukora neza Abanyaburundi ubabonye bakora cyane muri abagabo vraiment ibyo mukora umuntu aje hano niho yo kumva ibintu byose bibera hano niyo yabyumva cyane rero bituma mvuga uti kuvuga na hari iwacu nimba hari uko hameze izira ntambara twumva ibiki nuko hani Burundi ahari kandi nuko muducira inzira yego wagezeyo ibintu wajanye babitubwiye wenda tugana ku musozo ntakurambiye bakwakiriye gute ababyeyi bacu hari nyuma yo kwakira uhakuye image imeze gute sasa benshi ntabwo bari bananzi nagiye kuvuga ngo ndi muto ariko ntabwo ndi muto yaka mfite ni myinshi ariko oya uri muto paraporo n'abakuru bawe yego ariko abenshi bari bazi papa urumvaga kandi ko ari abanyirurambo baba bazi famille nyine nubwo batazi papa baza bavukana na papa sogokuru bakamumenya banyakiriye neza baza banyitaho kuvuze ngo bari bazi papa nkaho papa wawe azwi ni papa wawe ninde oya sukuvuga ko papa azwi ariko wenda ari nk'akantu yacishijemo hariya babwire bari oya ntazwi Gentil nakantu gusa nyine nawe yakoze hariya tuka reba hariya nkubaza papa wawe ninde papa ni Mirere papa ni Mirere kuba muzi ministre député hajya bavuga ngo bavuga gute hano mbona bagira ibikabziri hacu muri Kongo bazavuga ngo ni son excellence Muller ariko nje mwita papa kuko ne wambyaye ayo matitre yose tukayareka kandi na mbere zose juste no umunyamurenge ufite ukunda igihugu rero barakuvuga uburyo bakwakiriye banyakiriye neza n'ibyishimo byinshi bishimye kubona ko turenze kuvuga ngo tubatumira amafaranga n'ibijyo ko dushobora kuza tukareba aho bari tukaganira nabo nje nageze hari umwanya wanje mwinshi ntabwo nawushize muri distribution y'ibintu hariho abo twari twazanye nyine bari hano baje kumfasha narabibarekeye nje mfata umwanya wo kuja gusura abantu nganira nabo mbabaza uko bameze mbabaza amakuru y'iwacu noneho naragaje no kubabaza seniki nabakorera kugira ngo wenda munishime ariko banyake n'ibyishimo hariho gusa guseka hariho guhoberana hariho no kurira
hariho no kurira bamwe bamperuka wenda nkiri mu bebe ndiriya ariko bamfashe neza gusa bansabye ikintu cyambabaje kandi vraiment barambwiye ngo uti ngo icyo nabafasha ngo nuko basubira iwabo mu rurambo ikintu cyambabaje nuko aricyo kintu ndashobora kubaho nyine wenda mu by'ukuri navuze uti se iyo basi bansaba ifaranga nkazibasigira nubwo ndafite nyinshi iyo banasaba n'umwenda mfite nk'aho basigira basi ariko kumbwira ngo dushaka gutaha iwacu ni ikintu ntari nshoboye kubaha birambabaza ariko twagize ibihe byiza n'ababyeyi bishimye kumvugisha ari abana ari abamama ari abakobwa ari abagabo ari abasore bose vraiment twaraganiriye kandi ibyishimo banyeretse no uzi kugera ahantu ukiyumva mu rugo ukisanzura ku bantu n'ibyishimo byinshi yego bagusabye ikintu udashoboye kubaha wabahaye ikihe cyizere narababwiye uti kandi Imana izamfashe mbigereho nabwiye uti nubwo abanzi bacu bazasenyura iwacu tuzahubaka kandi bazataha mu by'ukuri sinkeka ko abaje nuko tungana ku isi hose ndeke gusa kuvuga diaspora nkaho diaspora yishoboye dushora nimba ari amazu angahe basenyuye dushobora kuyubaka kandi tugomba kubikora ikintu kizashimisha abari ababyeyi bacu kuko abenshi hariya banze kuvuga ngo reka bagende mu bindi bihugu bamanuke za Uvira bagende muri za Uganda za Kenya ibujumbura mu Rwanda nk'uko abandi babikora icyo bategereje bakiri hariya ni ugusubira iwacu wumve nk'abantu baciye muri izo nzira zose ibyo bibazo byose ariko icyo bifuza no hari uwo bagaye base bavuze ngo reka ntabwo bazasaba gutaha ntawo bagaye ariko icyo bashaka ni hariya narababwiye ko twebwe nk'abana babo aho turi ku isi hose tuzaharanira ko basubirayo kandi vuba rero muzamfashe mwese tuzabisohoza nyuma wabaganirije ubashikirije ubutumwa uvanye yihe imaje hariya bari ushiriye bagenzi bari bagutumye byanyongeye imbaraga nje kubwanje premièrement kuko hari igihe uzuza gusohoza ikintu igikorwa ukumva uti nuko twakoze ariko message kandi ukumbibabwiye ntaranayibwira abagenzi baje ntarabaha rapport ariko ikintu nakuye hariya nuko tugomba gushiramo imbaraga zirenze ziriya umunsi wowe uzareka gutanga wenda nibwo ari 5000 uzutanga buri kwezi nje nkareka gutanga nimba ari $5 cyangwa $10 buri kwezi bazasonza nta bandi bantu bafite ikindi kintu ntakuyeyo ni urukundo rw'Abanyamurenge ni ikintu gitangaje uzi kumva ukunzwe n'abantu ari bwo bwa mbere babona kandi atari bwa rukundo rw'ubujyajya ukumva nyine neza umuntu aragukunze nawe ukumva uramukunze byari byananiye kuva hariya baza bankurira bakashaka mu modoka ngo tugende numvaga nagumana nabo kuko hari ahantu hariho ibyishimo ikindi nahakuyeho nuko tugira Imana ni ukuri n'ubuntu bw'Imana butuma ababyeyi bacu bari hariya bameze kandi bakiri bazima ubu nje numvaga ngatekereza nkavuga isaha ahantu bari Imana abaza basenga wenda sindi mu bantu basenga cyane ariko abaza basenga Imana ibahumugisha kuko amasengesho yabo uyabonera hariya kuri nkeka ko umuntu wese wahageze ikintu twahamya nuko ari Imana kandi bagira courage yo gutekereza yuko bitarashira iri si ryo herezo ryabo uzi kubona nk'umuntu wakubera sogokuru hakubwira ngo tuzataha akaba ari ukongeramo imbaraga w'umwana wabaye wo kurira gusa ariko akagusubizamo ibyiringiro ni ikintu ciza cyane merci warakoze n'abandi barakoze noneho ndashaka ngo dusoreze ku kintu twavuze ko ngo bufasha wari wazanye n'ubw'abantu bake ariko abafite ubushobozi ni benshi haba i Burundi haba i Rwanda muri Congo hehe na hehe diaspora Etats-Unis Canada Europe Australie na Oceania byose abafite uburyo ni benshi bofasha iwacu hariho bamwe batarafasha hari n'abandi bafasha buke bagenda buke ntibabishiremo ubushake cyane ndasaba ngo bagenere message noneho we nk'umuntu uvuye kuri terre ubagenere message y'ukuntu usanze hameze ubakangurire gufasha no kugira ngo ababyeyi bacu ntibicwe n'indwara ntibicwe n'inzara kandi badufite urebe hara kuri kamera babwire uhere ku ni jeunesse n'ababyeyi bacu bose muri rusange ikintu nababwira nuko tutikoreye ntawe uzadukorera tutihagurukiye twebwe ntawe uzabidukorera
hari aho tugeze tugomba kwereka ko uko byaba kose nubwo ari benshi batwanga nubwo dufite abanzi benshi nitwe tuzakiza iwacu ntabwo twatega ngo n'abandi bazabikora umuntu wese ufite ubushobozi utatanze hazagera igihe muzicuza ko mutabikoze hazagera igihe muzicuza ko mutagize icyo mufasha abiwanyu nimba aho uri ari hano i Bujumbura gusa kuba muri diaspora ko diaspora ni umuntu wese utuye ahantu atakiri mu gihugu bivuga ngo twese iwacu niriya muri Congo umuntu wese utakiri muri Congo ni diaspora kumva ko aho uri ugifite ubwo bushobozi bwo kwita umunyamurenge nukubera hariho bariya baririye kandi igihe tuzabona yuko hasenyutse ruguru hose ababyeyi bacu bose baramanutse ibintu birarangiye izina ry'abanyamurenge rizashirana nabo kumva ko dushobora kuzabyara abana bacu ntitukicitwa abanyamurenge ko naho bizaba birangiriye vraiment nshaka gukangurira umuntu wese utarashiramo imbaraga ziwe reka simvuge na 100% na 200% tugomba kuzishiramo kuko nitwe duhaye twikorera n'ubwoko bwacu n'amaraso yacu ni wacu kubatanze n'ukuri ndabashimira kubaza bakora ndabashimira abajene rero reka mbabwire nitwe bayobozi bejo ari mu bihugu bidutuyemo ari hari iwacu igihugu cacu abavyeyi bacu bakoze uko bashoboye iyo mbonye abakecuru bari hariya ababwira ariko wagera hariya kubwegera ko guti sinzataha sinzava hano ngo mve hariya nzataha iwacu nshaka gusubira iwacu mu Rurambo bazi neza danger zihari kuko turabizi ni kenshi batera abanzi bacu nuko bameze ariko mukumva ko mwebwe wenda bitabareba ari byakure kuko muri kure muri mu bihugu biri kure mutari muri situation hariya ariko siko bigomba kumera kandi abadashaka no gukorera ubwoko bwacu abakora nubwo turi bake Imana iri kumwe natwe kuko nzi neza ko Imana igifite ibintu byinshi byiza kubwoko kuba tukiriho ubu kuba tutarashize nuko Imana igidufitiye ibintu byinshi byiza nyamurenge nico kintu niyo heritage yacu niyo murage wacu ababyeyi badusigiye barakoze mu gihe cabo bagwanye intambara zikomeye ziruta n'izitwe turimo nubwo zigiye gusa kuko ni zimwe ziracari zimwe ariko wandi bo c'était même pire nkibi ariko ababyeyi bacu barakoze mureke natwe duhaguruke ari umunyamurenge wese wumva uti okay nje nakuriye hanze still ufite amaraso y'abanyamurenge ari umunyamurenge wumva uti nje sinzi kuvuga ikinyamurenge ko nuva nto kwegera abandi ibyo turenge ibi bintu byose turenge ibintu by'imirara turenge ibiki dukore tubumwe dukore nico kintu nashaka kubashisaho nje wageze hano mu byukuri numva ko ahubwo ibyo nza nkora ntabwo bihagije ngomba kurenzamwe imbaraga ngakora ibindi bikomeye ngakora nkarenzaho kuko bari abantu nitwe byiringiro byabo umunsi tuzumva ngo ducitse intege bazaburara umunsi ari hariya Kubwegera ari za Minembwe ari za mu Bijombo ahantu hose igihe tuzumva ngo turarangije ndarushe nje wese narakoze bihagije hari n'umuntu uzumva ngo natanze $5 birahagije suko bimeze nje n'ukuri iyo mpuye n'umuntu mbona ndakora birambabaza ku mutima birambabaza kuruta kubona abavyeyi bacu ameze kure nka bose uko abavyeyi bacu bavuga ngo barabyaye kandi bafite abana bari aho ntaco bakora mureke tubishema by'abavyeyi bacu bazavuga uti dufite abana twarabyaye ubwoko bwacu burakomeye nitwe imbaraga zabo arakoze Siteri arakoze Siteri ndarangiza ku tubazo tubiri turasoje ndakubaza utubazo tubiri akabazo ka mbere dufite abantu bahagaze mu bwoko bwacu turi kurwana intambara z'uburyo bubiri hariho abantu bari kurwana intambara yo kugira ngo abavyeyi bacu bari guhunga ntibaburare babwirirwe ntibarare nabi barimo mwaje uyu munsi mwaje gufasha hakaba n'abandi bari kurwanirira ubwoko bari sur terrain bari mu Minembwe bari muco hagati uhuye nabo ubugahura nabo iriya jambo babwira uratumandira kuko bari abantu harimwo abana bato kurinje nukuvuga ngo urabona abasore dukunda nkeka ko ijambo ry'abasore turikoresha kwa koga n'abahungu jeunesse mu rusange dutekereza ibintu byinshi mu myaka nk'imyaka yanje wenda utekereza kubaka utekereza gushaka amafaranga n'ibiki bariya n'abantu biyemeje
ko amaraso yabo azaba y'ubwoko ubuzima bwabo babutangira ubwoko bari abantu nshaka kubashimira kandi babwira uti amaraso y'abapfuye ntabwo yapfisha ubusa mumbabarire tuzahaguruke kugira gusa twubahisha abapfuye n'abatarapfa Imana yadufashije abarinda bakiri hariya kandi bakomeza no kugenda n'abandi bifuza bafite kugenda reka mbabwire yuko mwebwe muri hariya ku rugamba muragwana natwe icyo twiyemeje nuko tuzahubaka kandi tuzaharanira ko ibyo mwakoze bizaguma tuzabyibuka abana banje njewe Stella nzabyara bagomba kumenya bari abantu batugwaniye kuko nimba aho bazaba bari bazavuga ngo ndi umunyamurenge nuko hariho abahungu bacu bahagurutse Imana ibaha umugisha kandi Imana izabahemba ibyo mwakoze kuruta icyo nta butunzi nta faranga twabaha kugira ngo basi tubashimire bihagije ntaco ariko ikintu twabakorera kandi nzi neza ko kibasubizamo imbaraga nuko bamenya yuko natwe turi hariya tubasupport nuko kumenya yuko igihe bazatubwira uti ibirato byashize mutuzana ibindi bazi ko dushobora gutuma ayo mafaranga iyo bazatubwira uti imbeho yabaye dushobora gufata amafaranga tukabatura amakoti n'imipira ntabwo ari ibintu guhatira umuntu ngo ngahambike umwana wawe kugwanira ntabwo bigomba kuba tugomba rero bari abantu batanze ubuzima bwabo mureke natwe dutanga ifaranga se niki ku buzima nubusa kabisa mbona nagira ku bwoko bwacu icambere ndashima Imana ko ndi umunyamurenge cyane ni ikintu nshimira Imana kuko nubwo duca muri ibi bihe byinshi bigoye iyo Imana yoza kumbaza ngo seste wifuza kuba still nahitamo kuba umunyamurenge ni ishema kuri nje kuba umunyamurenge icyo nabwira bene wacu nuko ndabashimira ku bikorwa mukora nshimira abantu bose bitanze ku mafaranga abantu bose batanga umwanya wabo abantu bose batanga imbaraga zabo ibitekerezo byabo kuko nibo batumye ibi byose twese hamwe nitwe dutuma ibi bintu bikomeza nitwe dutuma hari iwacu haguma habaho nitwe dutuma ababyeyi bajya ibiki n'ibiki ndabashimira vraiment shaka gushimira abantu abanyamurenge bano b'ibujumbura kuko nabivuze muri abagabo murakora kandi mwanyakiriye neza mwamfashe neza muri iyi minsi nari ndi hano shaka gushimira abari Uvira bakora nayo ibintu bikomeye cyane bikomeye uzambabarire ibihe nibishira tuzongere duhure kubwira amakuru neza arambuye sibyo tuvuge neza uzagaruka ryari vuba hano narahakunze kandi mwamfashe neza iyo tujanye se tukazagaruka cyane ariko ndabashimira kubyo mukora abanyamurenge kandi ndabashikariza kongeramo imbaraga mwongera imbaraga mu byo dukora muze dukomeze tumwe aho tugeze ntabwo ari igihe buri muntu agomba kumva ngo nje shaka kuzamura izina ryanje abantu bamenye ko nje nakoze ibi abantu bamenye ko Esther yagiye kubwegera ico ntaco bivuze ico tugomba gukora nuko tugwanira izina ryacu duhaguruke abafite ifaranga muzitange abafite imyenda muyatange abafite ubushobozi bumva ko bashaka kugenda hariya bagende hariya nimba umuntu nta kintu aho tugeze ibitekerezo zose ni byiza rero ndabashimira nshimira amamitualité ahari hose atandukanye kuko vraiment barakoze ama organisation meza barafasha cyane ibyo ndabibashimira kandi nshaka vraiment kubwira aba jeune mumbabarire ariko tuzakomeza turusheho no gukora kuko mbona ababyeyi bo bakora cyane kutuja kandi biteye isoni kuvuga ngo tura abantu bakuru je mfite 26 ans nta kuntu umubyeyi wanje ariwe wakora cyane kundusha uracutseho gacwa nta kumubyeyi wanje ariwe wakora kundusha tunabereke yuko muhumure kuko igihe cyanyu nikira ko murasaza n'igihe muzadusiga hano mufite ibyo mwadusigiye tuzakomereza rero abanyamurenge aho muri hose kandi vraiment mbongeye imbaraga nshaka kuba guti ntiducike intege kuko hejo hacu ni heza muze tugende twubake hari abasenyuye muze tugende twubakira abazeye bacu tubabwira uti mutahe mufite mutaha harakoze Esther mwakoze kubana natwe reka tugushimire kuba twitabye kuri Joyful TV Entertainment ukabaje kutuganiriza kutubwira uruzinduko rwawe rw'uburyo bwari rumeze isafari yari impuru yaha n'ibikorwa uburyo byari bimeze turagushimiye cyane Imana iguhe umugisha courage imbere ni heza musubira mu Bufaransa uzabaramutse babwire ko vuba cyane tuzabasura mwakoze mu Bufaransa muzamukurikirana Joyful TV Entertainment cyane hari reka gusa nuko ntari nzi kuri umugorora kuri mwene wacu mwakoze cyane remember to subscribe abatarakora subscribe abatarabipartaja bisangiza abandi kugira nimba bikunejereje koko
bisangiza abandi twandikira aho hasi tubwire ko byakunejeje naho ubutaha mwakoze kubana natwe wowe wafashe uno mwanya wawe ukareba ikiganiro cyose kugeza kigeze ku musozo hano ndi muri examen nabivuga mu gifaransa nuko mwakoze cyane imana ibaha umugisha behind the camera respect cyane urakoze cyane